Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nongeye kubifuriza umugisha w'Imana kandi nongeye kubaturaho kugirirwa neza n'Imana. Twongeye kugaruka mu isengesho ry'umunsi tariki ya kwinjiramo ya 7 z'ukwezi kwa 5 2025. Dushimiye Nyagasani ku byinshi yakoze uyu munsi wa none. Imana yacu ishimwe. Ni byinshi twabona, dushima Imana, ariko mbere na mbere turashimira Imana ku mpano y'ubuzima yaduhaye. Turashimira Imana ku burinzi bwayo. Turashimira Imana ku byiza byinshi idukorera, nubwo bamwe amaso yabo y'umubiri atabasha kubibona, ariko turashimira Imana ku byo yakoze. Imana nishimwe. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri indi jambo, tugiye kugira irindi sengesho twatura mu kirere cyacu cy'umwuka, tugira indi migisha twiyaturaho. Imana ishimwe. Ni ukuri njya mpendahenda abantu, murebe isengesho ntimurisoze. Hari abantu mujya mureba isengesho ntimurisoze mukaricamo. Ntabwo aba ari byiza, kuko ushobora gusoza, ushobora guhagarika, wenda harimo mesaje yawe, cyangwa se wenda ugasoza ugahagarika kumva isengesho. Umugisha w'Imana natuye utawakiriye. Si byiza ko uhagarika isengesho utarirangije. Nubwo ryaba rirerire ka 10, wakibaza impamvu cy'uwo munsi ryabaye rirerire nyine. Mujye mugerageza mwumve isengesho murirangize, kugira ngo mesaje umwuka wera w'Imana aba yashyize ku mutima ubashe kuyakira yose yuzuye. Imana ishimwe. Nkomeje guha ikaze abantu bashyashya baje mu muryango w'abana b'Imana. Mugubwe neza rwose. Kandi nkomeza kubwira umuntu nkurikirana, ndabibona ko hari abantu bajya bandeba bakareba isengesho ariko batarakoze subscribe. Njya mbibona, kuko hari igihe nk'isengesho rirebwa n'abantu bangahe gutyo, ariko nkabona pourcentage yarebye nini ntabwo ari abasubscribers, niba abantu bareba bahita bagenda. Rero rwose byakabaye byiza kandi subscribe ukajya ubana natwe amanywa n'ijoro. Hanyuma abo tumenyeranye bavuga butumwa rero, bakozi b'Imana, ukomeze mukore share. Nawe uri umukozi w'Imana, nukora share ubaye umukozi w'Imana, kuko nawe ubuvuza ubutumwa bwiza. Aho ntabasha kugera kuri ya nshuti yawe, kuri wa muntu se, ntago mba nabasha kuhagera burya, ariko iyo ukoze share y'ijambo ry'Imana burya nawe ubuvuza ubutumwa kimwe nanjye. Imana ishimwe. Ntabwo ushaka gutinda cyane uyu munsi. Twagiye mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarikura mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, ibice 2, umurongo wa 25 n'uwa 26. Niho tugiye gusengera, niho tugiye kwatura umugisha muri iyi tariki yacu ya kangahe, ya 7. Imana ishimwe. Habwa icyubahiro. Twagiye. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzirikira n'ubuzikira. Arinzi ngo n'ubuzukira, burya Bibiliya ivuga ubuzikira. Ubuzikira ntabwo bavuga ubuzukira, n'ubuzikira. Na kagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ukuboko kwanjye ntikuzongera gukorwa, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Mwene data, turi gusengana. Ni ukuri ntabwo nzi igihe umaze uzenguruka, ntabwo nzi igihe umaze mu bibazo, ntabwo nzi igihe, nta nubwo nzi ibintu wahombye uko bingana. Imana ishimwe. Cyakora ijambo ry'Imana rivuganye n'umuntu hano. Imana ishimwe. Yewe we wari ufite ibintu byigeze
yigeze atunga ibintu bikagenda. Mu bintu mu migisha twagiye duhabwa hari imigisha Imana yagiye iguha, ariko imigisha igihe kikagera ikagenda, ntumenye ngo igiye gute, ntumenye ngo si ibintu bije gute, wowe ukajya kubona ukabona ibintu bigushizeho. Imana ishimwe. Imana ibwira ubwoko bwayo rero, irababwira ngo igihe kirageze, nzabashumbusha imyaka yanyu inzige zariye. Imana ishimwe mwene da, twinjire mu mavuta yo gushumbushwa n'Uwiteka. Imana ihabwe icyubahiro. Nyemerera, haleluya, muri uku kwezi kwa gatanu turacyari kubise, ntabwo turagira no mu cya kabiri. Ubwira Imana ngo Mana, guhera uyu munota, iyi tariki ya 7, ubwuzure bwawe, Imana ishimwe, ndatuyeho amavuta yo gushumbushwa n'Uwiteka. Imana ihabwe icyubahiro. Mwene da, nukuri muri rusange tujya tugira ibintu tubura. Ukabura akazi, Imana ishimwe, ukabura inshuti wakundaga, ukabura abana, ukabura ubuzima bwiza wabagamo, ukabura ibintu byinshi cyane. Imana yacu ishimwe. Aba bantu bajyaga bahinga nyine inzige zikarya ibintu byabo, babona akazi bakavamo ntacyo babonye. Imana ihabwe icyubahiro. Inzige zagiye zirya ibintu byacu bene da. Nituvuga inzige na kagungu n'uburima, mwumve ko ni imyuka itunyaga. Imana ishimwe. Wowe ntugire ngo utegereje kuzabona udusimba tuje iwawe ngo turaje tugiye muri stoke turariye. Oya, hano turi mu mwuka bene data. Iyi ni imyuka satanike yoherezwa ku buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu kazi ukora, bikakunyaga. Muzi ukuntu iyi myuka yagiye itunyaga? Yagiye itunyaga abantu b'umugisha, itunyaga abakristo b'umugisha, itunyaga abashumba b'umugisha, itunyaga abadamu b'umugisha, itunyaga abakobwa b'umugisha, itunyaga akazi k'umugisha. Ikagungu zaraje zirarya. Mana ishimwe. Mureke mbereke, uzi ko hari igihe kagungu yinjira mu butunzi bwawe, erega n'umuntu yaba kagungu. Umuntu ashobora kukwituma neza ukagira ngo nukugukunda yagukunze, kandi ari kagungu mu buryo bw'umwuka, ije kukurira utwawe ikadukegeta ikadutegeta, yarangiza igacaho, kandi bikuriye ubutunzi bwawe. Imana ishimwe. Nukuri hari igihe iyi myuka itunyaga, mutibwira ngo ni umwuka uza gutya gusa ukawubona n'amaso. Ni imyuka yinjira mu bantu, deni bakaza mu buzima bwacu, bakamera nk'akagungu neza. Murabibona iyo kagungu yageze nko mu myaka runaka, mu bishyimbo cyangwa se mu biki, mubona ko bitangira kumungwa, bigatangira guta agaciro, nta muntu waba ukibitetse. Niyo ugize ngo bisutse mu mazi, uhita ubona udusimba turi kureremba hejuru. Mu by'ukuri bitakaza umwimerere. Imana ishimwe. Hari za kagungu zagiye ziza mu buzima bwanyu rero, wowe umunyamubiri ategereje ko turi buze kuvuga ibisimba. Ntabwo uri bwumve ibisimba hano. Nta bisimba uri bwumve hano, kuko iyi Bibiliya ntabwo yandikiwe abanyamubiri, yandikiwe abanyamwuka, kuko Imana yacu ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisengera mu mwuka, n'abayumva bakayumvira mu mwuka. Mwene da, uyu muntu ushaka ufite kagungu muri telefone yawe, ni ukuri ushobora kuba ufite kagungu yaje mu muryango wawe, ari umuntu waje kubarya gusa, akabarya akabakegeta, yamara kubona ibyo abaryaho bishize akanduruka. Dufite za kagungu zagiye ziturira ibyacu. Niko Imana abwiye ubwoko bw'Imana ngo nzabagarurira, nzabashumbusha ibyanyu inzige zariye. Bene inzige zariye ibintu byacu, n'ukuri zirabijyana zirabikegeta. Inzige zatuririye amafaranga zirayakegeta. Inzige zatuririye abantu b'umumaro zirabajyana. Inzige zatuririye utuzi ziratumiragura. Inzige zatuririye abana zadutwariye abagabo, zidutwariye abagore, zadutwariye. Inzige zaraduhombeje. Ariko uyu ni umwaka, uku ni ukwezi ko gushumbushwa n'Uwiteka. Imana ubundi igishumbusha umuntu nyine wahuye n'ikibazo cyo gutwarwa ibintu bye runaka. Imana ishimwe. Dufite inshuti zagiye, Imana igushumbushe mwene da. Igushumbusha, Imana iguhe ikintu kigushumbusha. Hari ukuntu abantu bajyaga babyara kera, none ukabyara nk'umwana wa mbere agapfa, wa kabiri agapfa, wenda uwa gatatu ukabona abayeho. Ho ni shumbusha. Abantu bita bashumbusha ndabashuhuje. Bariho abantu bitwa bashumbusha. Imana igushumbushe mu izina rya Yesu. Imana igushumbushe mwene da. Imana igushumbushe. Haleluya. Ufite akazi bakakwirukanye, Imana igushumbushe. Ufite umukunzi baramukuropoye, Imana igushumbushe. Ufite abana bawe waburiye irengero, barapfuye se, barozi barabaroze, Imana igushumbushe. Haleluya. Wari ufite business irahomba, Imana igushumbushe. Wari ufite umugabo ugukunda arangije aragenda, Imana igushumbushe. Haleluya.
wari ufite umugore araguta kuko ukennye, Imana igushumbushe. Wari ufite imodoka yawe irashya, Imana igushumbushe. Imana ishimwe. Dufite za kagungu n'inzige zatuririye ibintu zirabimara, ziduteza ibihombo. Ubu twicaye twipfumbase, bamwe nta muryango tukigira, nta nshuti tukigira, twari tuzifite, abantu bakagenda baziducaho. Imana idushumbushe kuko kagungu yinjiye mu buzima bwacu, inzige zinjiye mu buzima bwacu. Waryaga neza ukabona ibyo wakiriza abashyitsi, ubu none ntabyo, kagungu zarinjiye muri stoke. Imana igushumbushe. Wagiraga amafaranga, nibura umuntu yagutabaza ntubure uko umugoboka, none ubureka da. Kagungu yarinjiye, inyatsi yaraje irakegeta. Imana igushumbushe. Haleluya. Wagiraga abantu bagukunda bakagutetesha, weekend ikagira rwose wumva kuko ufite inshuti nta kibazo ufite, utagira ikibazo ngo buri ugitura, none reka da. Kagungu zageze no mu nshuti zigira no muri telefone. Imana igushumbushe mwene da. Kagungu zaraje zigera muri telefone, zirya abantu, zigera mu mastoke, zirya ibiryo, zigera mu mafaranga, zirakegeta, zigera no mu mitima y'abantu, zikuramo bamwe. Haleluya. Imana, haleluya. Imana igushumbushe. Uyu munsi usenga isengesho rikomeye, ubwira Imana ngo Mana, iyi tariki y'uyu munsi, haleluya, ndiye turaho gushumbushwa n'Uwiteka. Guhera uyu munsi, haleluya, amavuta yo gushumbushwa n'Uwiteka nambonekeho. Imana irivugiye ngo nje kubashumbusha. Imana irabizi ko twanyazwe, muvandi waranyazwe, ariko Imana nigushumbushe. Haleluya. Nigushumbushe. Wagiraga abana bakumvira, none reka da. Imana nigushumbushe. Wagiraga umukozi w'Imana wagukunda akagusengera akagutetesha ukamera nk'umwana mu rugo, inzige ziraza ziramuconshomera ziramugutwara. Imana nigushumbushe. Haleluya. Wagiraga umusponsor wajya kugufasha, abana bakajya ku ishuri nta kibazo kandi bakagerayo ku gihe, Satani arangije aramuconshomera. Imana nigushumbushe. Haleluya. Imana nidushumbushe. Idushumbushe, tugarurire ibihe by'intu byacu. Imana nitugarurire ibihe byiza twanyazwe. Muzi ko hari abantu twagiraga ibihe byiza byo mu mwuka, Satani dayimoni kazi kagegena ibihe byacu n'amayerekwa n'amahishurirwa. Imana nidushumbushe ibihe byacu, nitugarurire ibihe byacu. Imana nitugarurire ibihe byiza twanyazwe. Imana nitugarurire inshuti zacu z'umugisha. Imana nidushumbushe. Haleluya. Idusubize ibihe byiza, dusubize ubutunzi bwacu, dusubize inshuti zacu. Imana nidushumbushe. Imana ishimwe. Imana igira abasimbura. Imana igira ibintu bya reserve we. Imana igira reserve. Imana ihabwa icyubahiro. Imana nigushumbushe bwene da. Kandi ikindi, Imana niza kugushumbusha, ishyireho indishyi y'akababaro n'impozamarira. Imana ishimwe. Ishyireho indishyi y'akababaro, impozamarira, byose bizane. Irangije iravuga ijambo rikomeye ngo kandi muzarya muhage, ngo muhimbaze izina ry'Uwiteka. Kubera ko Imana izabije kukugarura ibyawe, inzige zariye imyaka, abantu ibiki n'ibiki, uzishima. Uzishima. Ntabwo uzongera kugira irungu ngo uvuge ngo nabuze abashyitsi, nabuze abantu bansura iwanjye ntihakigendwa. Kuko Imana yakugaruriye, yagushumbushishe inshuti. Uzongera ugire ibirori, uzongera ugire inshuti, uzongera ugire ibintu bitandukanye. Ubundi muzicare mushima izina ry'Uwiteka. Haleluya. Imana ivuga ijambo rikomeye ngo kandi Imana ishimwe ngo ubwoko bwanjye, yo haleluya, ngo Imana yanyu, ngo muzicara mushime Imana yanyu kuko yabakoreye ibitangaza. Wagira ngo hani magnificat neza neza, kuko Uwiteka yankoreye ibintu by'agatangaza. Kuko Uwiteka yankoreye ibintu by'agatangaza, izina rye ni ritagatifu. Imana ishimwe. Iyo umuntu Imana yamugiriye neza, yuzura ibihangano by'umwuka. Magnificat nuko bimeze. Ubu nawe uyu munota, haleluya, hari igitangaza Imana yagukora, ugahita uhinduka umuhanzi, ugahita uhimba indirimbo ifite umva melody iteye ubwoba, kubera icyo umutima wawe uranezerewe. Oh haleluya. Yo ngo nibwo ubwoko bwanjye busabaho bushima izina ryanjye. Imana dokiro refore de kire contraire dotail. Ukuboko kw'Imana niko bagereho bene da, kunezeza imitima yanyu n'ukuri.
ukuboko kw'Imana nikuze kunezeza imitima yanyu. Imana ishimwe ngo nibwo ubwoko bwanjye ngo buzabaho bushima izina ryanjye. Imana ifungura amarembo y'amashimwe. Imana ishimwe. Nzabigisha icyigisho cy'ukuntu umuntu afunguza amarembo y'amashimwe. Nta byo guhora umuntu ashima amashimwe, avumba amashimwe y'abandi, amashimwe y'abandi. Oya, nawe igihe kiba kigomba kugira nawe ugashima yawe kandi afatika. Kijye ko nta nishimwe ridafatika imbere y'Imana bitewe n'urishimye. Gushimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi. Buriya hari icyo ushobora gushima umuntu akaguseka kandi wowe nyamara ryari ishimwe rinini cyane kuri wowe bitewe n'iki Imana ikoze. Ko nibwo ubwoko bwanjye buzahaguruka bushima izina ryanjye. Imana ihabwe icyubahiro mwene da. Imana nikuremera amashimwe muri iri joro. Iyi tariki dokiro refore dekire. Jambo ry'Imana ryaramye ngo ngiye ugira icyo ndeba namara kukirema nkagikomeza. Imana nituremera amashimwe. Imana nifungura amarembo y'amashimwe mu izina rya Yesu. Nifungura amarembo y'amashimwe y'amasaha. Imana ishimwe ngo kandi ubwoko bwanjye ngo ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Yo, shimwa Nyagasani. Shimwa Kristo. Shimwa Uwiteka. Ntabwo Imana ishaka ko muzakorwa n'isoni ukundi. Imana ikurinde gukorwa n'isoni muvande. Mu by'ukuri Imana ivuze ngo ikurinze gukorwa n'isoni. N'ubundi isoni ziba zareba gukore mu kanya nko kuguhumbya. Ariko Imana ikavuga ati uyu mwana wanjye yarankoreye. Ntabwo ndi bwemere ko iki kimwaro kimujyaho. Reka mukingirize. Haleluya. Nyingiriza Yesu ntibambone. Oh nyingiriza Yesu ntibambone. Nyingiriza Yesu ntibambone. Haleluya. Ntabwo ngo ubwoko bwanjye buzongera gukorwa n'isoni ukundi. Imana ikurinde gukorwa n'isoni. Mubyeyi, Imana ikurinde gukorwa n'isoni. Papa, Imana ikurinde gukorwa n'isoni. Mushumba, Imana ikurinde gukorwa n'isoni. Madumazera na Mesiye n'abasore barimo hano, Imana ibarinde gukorwa n'isoni. Nukuri gukorwa n'isoni si ikintu. Abantu bose bakakwanjama, isi ikakwanjama, abagukundaga n'abakwangaga bose bakagushungera. Imana ikurinde gukorwa n'isoni. Urabyatura uyu munsi, uratura ibintu bitatu: amavuta yo gushumbushwa, amarembo yo gushima Imana afunguke, kandi ikindi Imana ikurinde gukorwa n'isoni ukundi. Nibyo bintu bitatu tugiye kwamamaza mu kirere cyacu cy'umwuka. Dukore declaration prophétique, wamamaza igihanuzi ibi bintu ku buzima bwawe. Shaka waturera amazina yawe n'itariki n'umunsi n'isaho bivugiyeho. Ninde muntu urabona wanditse ibaruwa ntashireho itariki n'umunsi cyangwa ntashireho isinya? Buriya tuba turi kwandikisha mu kirere cy'umwuka. Imana ishimwe. Twebwe ndabyibuka kera dusengana n'abandi babyeyi, twajyaga tuvuga isengesho tukarivuga ati turanditse ibaruwa mu isi y'umwuka. Turanditse isengesho n'ibaruwa Mana, turasinye twese duteho kashe. Uko twaje muri iryo teraniro, niba turi batanu niba turi bane, tukavuga tuti nyanaka nanjye ndasinye, nyanaka nanjye ndasinye, na nyanaka nanjye ndasinye, kubw'iki cyifuzo cy'uyu muntu turagisinye Nyagasani, ubirebe uri mu ijuru turasinye twese, kubera ko avuze ngo icyo tuzasaba duhuje umutima uzamanuka ugikore. Haleluya. Imana yareba iryo sengesho mwuka ukabona twese twaryemeje. Twemeje ko icyo cyifuzo cy'uwo muntu Imana yuruka ikagitabara. Icyo gihe ngiye muri groupe Imana yaramwinyise umwamikazi. Irambwira ngo yaciye imanzi mu biganza. Icyo gihe ninjye wasinyaga bwa nyuma. Imana ishimwe. Nkavuga nti umwamikazi nanjye ndabyotoreje mu isi y'umwuka. Mana manuka utabara uyu muntu kuko nanjye ndabyemeje. Mana iyo groupe ndayikumbuye. Groupe abarobyi ndabasuhuje n'ukuri kw'Imana. Ndabasuhuje. Groupe abarobyi ndabasuhuje, twasenganye muri ADP ndabasuhuje. Ndabasuhuje nababoneye mu Imana. N'aya mavuta yose nkoresha niho nyakomora pe. Mana ibaha umugisha ndabibutse. Ndabibutse ibicuku bya nijoro ndabibutse. Oh Mana we. Mana tugarurire we. Imana tugarurire ibihe byiza byo gusenga twabagamo. Yeba abanyagasani we, nibutse ibihe byo gusenga. Mana ibi bihe umuntu yakongera akabikurahe koko atari Imana yacu ibigaruye. Ndabyibutse ibihe byo muri 2016 na 7. Mana we, ibihe wongera ubingarurire nanjye mu izina rya Yesu. Mbega ibihe byabaga birimo amavuta, mbega ibihe, mbega ibirere. Yo haleluya. Imana tugarurire. Imana dushumbushe nitugarurire ibyacu inzige zariye. Mwibuke kugaruza ibyo mu mwuka n'ibyo mu mubiri.
nimugaruze ibyo mu mubiri gusa ngo mu mwuka muhibagirwe, kuko mu mwuka niho haduhesha kuba abo turi bo. Imana ni ukwima ibihe byiza, ntacyo n'ubundi ibyo uzaba uri gukora bizaba bikumariye, ubusabane bwawe n'Imana butakiriho. Narabibigisha ndabwira nubona umugisha ugutandukanya n'Imana, uwo mugisha nushake rwose ntuzawunezererwe, kuko uri muri kunywera ku isoko yita Satina, ku iriba rya Satina. Imana ishimwe. Muribuka ko Yakobo ni Isaka bafukuje amariba ya se, hari iryo yagezeho bitaga Satina. Satina ni iriba uzanyweraho, ni umugisha uzabona, ariko ukagutandukanya n'Imana. Satina mini Satani. Ni iriba upfukuriraho, ni umugisha ubona, ariko uwo mugisha ukagudekonegita n'Imana. Ushobora kubona akazi kakakubera Satina neza neza, mu rusengero ntibazongere gukubona no mu muryango remezo. Iyo ni Satina. Umugisha wabona ukagukura ku Mana, uwo ntacyo umaze. Nubibona ukabona ugira akazi, ukagira ubucuruzi, ukagira ibiki byose bituma Imana igushaka mu rusengero ikakubura, mu rugo bakakubura, mu muryango remezo bakakubura, mu barejiyo bakakubura, n'ahandi hose uba bakakubura, umenye ko iyo soko uri kunywera hari Satina. Ibyo uzakuramo ni imyaka gusa. Ikintu kigutanya n'Imana yawe ntacyo kiba kimaze burya. Ntuzanishimire kubona imigisha igukura ku muremyi wawe. Imaze iki? Ibintu wabona bikakwibagiza Imana yakuremye, bikagukura ku muremyi wawe, uguha umwuka uhumeka, ukurinda amanywa n'ijoro. Iyo migisha n'imigisha imaze iki? Amafaranga Imana yaguha ukibagirwa Imana. Ikijya kimbabaza ni kimwe, ni ukuntu abantu benshi bataye Imana batanumva ijambo, nibura ngo bajye bumva ukuntu tubabwira hano amanywa n'ijoro. Mwebwe mu gihari muracyafite agatima ko kuyumva, ariko hari abagore ubu cyangwa abagabo umva batibuka ko n'Imana ibaho kubera ibintu by'ubutunzi byabakwamishije. Ariko hari igihe bene biriya bintu bituma umuntu atera Imana umugongo. Ifatiro hari igihe Imana izinyeganyeza da ikazikuraho, kandi ifatiro zivuyeho umuntu arasenga. Iyo uje rero Imana ihita ikuboneka avuga atawasure base kare kose ubundi kutaza ntari nagira ibyo mpungabanya, kubona iyo nkubuze mu murimo wanjye ku mbuga yanjye ntaba nishimye. Ese buriya mwagize ngo Imana yishimira ko tugenda? Imana imeze nka wa muntu w'umubyeyi wabyaye abana benshi, baba bari gukinira ku mbuga nyine, ukumva mu rugo harasusurutse, ukumva umwazanye amazi, undi agiye gucana, undi agiye gucyura gutyo gutyo. Imana iyo tubona ku mbuga yayo mu buryo bw'umwuka ibona ari byiza. Umwe aza akayiririmbira, undi aza agasirimba, undi aza akigisha, undi aza agasetsa abantu, undi aza imbese. Imana ibona ari byiza. Rero ku mbuga yayo Imana ntigishaka ko habura abantu. Niyo mpamvu tubura ikajya kuduhiga iyo twagiye. Nk'uko bamuvanye ku kazi, ndukumva ibintu nk'ibyo nyine, ikadukuraho ibituma duseba, igasigaza ibituma dusenga. Imana itugirire neza rero uyu munsi wa none. Muvandi ndagira ngo ufatanye nanjye gusenga, wiyaturire. Nababwiye ko mugomba kwiga kwiyaturaho ibintu byiza, ukabyiga ku kibi n'ikiza, ntutegereze ko bakwaturiraho. Ni byiza ko bakwatuyeho, ariko nawe mu isi y'umwuka mwumve za ndege rero ntuye hepfo yazo, ibanze itambuke. Niyo mpamvu ugomba kwiga kugira ikintu usohora nawe mu kanwa kawe bwite, nyir'ubwite wowe, ukihamiririza, ukiyaturira. Hari umuntu umwe wajya kubona wabatirijwe undi, hari umwe wajya kubona washyingiriwe undi mu murenge cyangwa imbere ya padiri cyangwa imbere ya pasiteri, kavuga ati natinze rero ndi umugeni, natinze muri saro, mbwira muri umuntu wanjye abanyaturiye ko nemeye kuriya mbere umugabo. Ntibibaho. Cyangwa natinze kuza kubatizwa mu nyaturire ko mbatijwe. Hari ibintu mu isi y'umwuka bisaba ko widekararira we nyir'ubwite, ukagaragara mu isi y'umwuka rero uri kubyiyaturira. Ntabwo ari buri bintu byose twakwaturaho, ariko hari ibyo nawe busabwa gushimangira. Mana nziza, Mana iri hejuru ya byose, aya masaha ndagushimiye Nyagasani, sengeye ubwoko bwawe papa. Turi muri bwa bwoko bwa bundi Mwami Imana, natwe twahuye n'ibibazo by'inzige mu moko agiye atandukanye n'akagungu. Mwami Imana, Uwiteka we, twaranyazwe, ariko aya masaha turatura kugarurirwa no gushumbushwa mu izina rya Yesu. Mwami Imana Uwiteka, abashumba turi hano tugarura ibyacu twanyazwe, abakobwa bawe, abasore bagarura ibyabo banyazwe, abamama bapapa bagarura ibyabo banyazwe mu izina rya Yesu. Turamenagura umwuka wo kunyagwa aya masaha kuri iyi tariki ya 7 z'ukwa 2025. Umwuka wo kunyagwa twitandukanyije nawo mu izina rya Yesu.
turatura amavuta yo gushumbushwa n'Uwiteka. Mana, dushumbusha abantu b'umumaro bagiye, dushumbusha inshuti, dushumbusha ibyacu, dushumbusha amafaranga, dushumbusha ubutunzi, dushumbusha ibihe byiza, dushumbushe Mwami Imana Uwiteka. Hari ibyinshi twari dufite biragenda, inzige zirabirya zirabidutwara, ariko iki ni cyo gihe cyo kukubwira ngo Mwami Imana dushumbushe. Turemera amashimwe mu izina rya Yesu. Nezeza imitima yacu Mwami, uturinde gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Turinde gukorwa n'isoni, aho Satani yaragambiriye kudukoza isoni bikurweho Mwami Imana, ahubwo ubwoko bwawe duhagarare dushima izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dukeneye kubona umugisha wawe, dukeneye kongera kwishima, dukeneye kongera kunezerwa nyaguhora ku ngoma Imana. Abantu bawe twaranyazwe, turanyagwa ku manywa, tunyagwa n'injoro. Turagaruza ibyacu rero, turagaruza icyubahiro cyacu, turagaruza igikundiro, turagaruza ubutunzi, turagaruza ibyo mu mubiri n'ibyo mu mwuka mu izina rya Yesu. Mana, abantu twaranyazwe, tugera ku gikundiro turakinyagwa, tugera ku cyubahiro turakinyagwa, tugera mu mafaranga turayanyagwa, tugera mu nshuti turazinyagwa Mwami Yesu. Tugera no mu mwuka turanyagwa, tunyagwa ibyishimo, tunyagwa imbuto za mwuka wawe turazinyagwa Mwami Imana. Tugarurire mu izina rya Yesu, tugarurire ibyacu kandi udushyireho indishyi z'akababaro. Uwiteka we, indishyi z'akababaro n'impozamarira mu izina rya Yesu. Munsi wa none buri muntu wese Mwami winjire muri dosiye dokiro refore dekire desika, yinjira muri dosiye y'ibyo twanyazwe, wongera ubigarure. Twanyazwa amakwe, tunyagwa ibyishimo, tunyagwa amamodoka, tunyagwa amafaranga, tunyagwa ingendo z'indege, tunyagwa amakwe, tunyagwa ibirori, tunyagwa urubyaro, tunyagwa ubutunzi, tunyagwa imirima, tunyagwa ibyo kurya, tunyagwa imyambaro, tunyagwa abantu b'umugisha Mwami. Mu mwuka turanyagwa, ariko aya masaha turatura kugarurirwa mu izina rya Yesu. Reka buri muntu wese yongera apfumbate Mwami, kubera ko tugarurijwe ibyacu mu izina rya Yesu. Urakoze Papa, komeze kubana natwe. Iyi tariki ukoreho ibidasanzwe, amadosiye yacu twese yubuke, urebe ibyo twahombye, twanyazwe, ubu tugarurire mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Uyu munsi rwo baturaye amavuta. Nimero yanjye reka nongere nyisige, hari uwayikenera, ni 0788942414. Shalom shalom, ndabakunda. Amen.